Reka bakunzi babiza TV Rwanda mbagezeho iyi nkuru mwese mwigize kubona imbangukiragutabara iparika rwose iri guheka rwose imifuka ya sima. Reka mbageze iyo operation yose uko yakabaye mubwiye n'aka kanya uko bimeze. Babonye imbangukiragutabara iparika sima cyangwa se ipakira sima bagira ngo niho rwose nibyo cyangwa se bagira ngo rwose ni ibintu bisa n'ahari inzuzi. Bamwe rero mu baturage bavuga ko babazwa no kubona ababyeyi bageze igihe cyo kubyara bahura cyangwa se babura imbangukiragutabara zibageza ku bigo nderabuzima no ku bitaro, mu gihe zimwe muri zo zikoreshwa nabi aho bigeze naho zipakirwamo imifuka ya sima muri rusange. Ibi kandi ibyabaye cyangwa se mwagiye mubona muri iri joro ryatambutse nuko ibi birabivugira kuko ku munsi w'ejo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye video y'ibi cyangwa se imbangukiragutabara ifite ibirango bya GR 456 irimo ipakirwamo sima, ibintu byatumye abatari bake bacika urundogoro ku mbuga nkoranyambaga. Ibi nanjye ubwanjye naje kubibona n'amaso yanjye ndabireba nkomeza gukora ibishoboka byose ngo nshake biva he biri kujya hehe. Umwe rero utemeye ko amazina ye atangazwa yavuze ko atari ubwa mbere abona izi modoka zagenewe gutwara abarwayi zipakira imizigo itandukanye, ahamya ko izi modoka zahinduwe izo gupakira imizigo dore ko byabaye akamenyero. Yakomeza agira ati nibyo koko si rimwe cyangwa kabiri mbona izi modoka zipakirwa imizigo ku muhanda maze ukabona abarwayi babuze uko bagenda. Ati rero ntibabura no kubikora umurwayi akiyirimo rwose. Ese abayobozi babo b'abashoferi baba babizi cyangwa ayo akoreye baragabana? Nibyo ngibyo bagenda avuga. Yakomeje kandi avuga ko uyu muco ari kuranga aba bashoferi atari wo dore ko byabateza akaga mu gihe umurwayi ari kujyanwa kwa muganga yabapfiramo cyangwa se yabapfiraho, ndetse barimo kandi bari bapakira iyo mizigo. Undi kandi nawe uri mu babonye izi modoka zipakira avuga ko atuyumvisha uburyo ki leta irimo irahangana no kubagabanya cyangwa se kugabanya impfu z'abana ndetse n'ababyeyi bapfa babyara, mu gihe ahubwo ikifashishwa mu gukumira ibyo bibazo kirimo gukoreshwa indi mirimo yo gutwara imizigo muri rusange. Undi kandi nawe ari mu babonye izi modoka nawe akomeje agira ati turabizi ko twese umubyeyi wavuye ku kigo nderabuzima atwawe mu mbangukiragutabara agiye kubyara uko aba ameze kose kumuta cyangwa kuba wamudindiza mu nzira upakira imizigo baza kuguha ibihumbi 30 cyangwa se 3 byonyine, ushobora kwisanga abo bombi bapfuye akaba ari byo bibaye intandaro yo guhura n'ibibazo bitandukanye bishobora ndetse no kuzana igifungo cyangwa se bagakwiye rero kubyirinda muri rusange. Yonzemo kandi ko gutinda kugeza murwayi kwa muganga bishobora gutera umubyeyi kubura umwana ugasanga agejwejeyo apfuye kubera uburangare bwa shoferi wishakiraga indamu igera ku yindi cyangwa se ku bihumbi bigera kuri 3 byonyine. Mu gihe rero twakoraga iyi nkuru ntitwari twakabasha kumenya ko nyiri iyi imbangukiragutabara, gusa amakuru avuga ko bikekwa ko yaba ariyo mu bitaro bya Gakoma mu karere ka Gisagara. Gusa tukaba dukomeje gukurikirana kugira ngo tumenye aho ikorera imbangukiragutabara. Ndakire n'ubundi nkomeze nkubwire iby'iyi nkuru aho byaje kuba byagarukira. Aka kanya rero iby'iyi imbangukiragutabara byaje kuba byaba ibindi byaje kuba byabyara indi sura nshyashya muri rusange. Imbangukiragutabara rero yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga
yaje kuboneka cyangwa se yaje kubona nyirayo muri rusange. Aho rero buri wese wagenda bibaza se ni gute ushobora kuba wari utwaye umurwayi kwa muganga wari ugiye kumutabara, aho kugira ngo umutabara aho ugatinda wikorera imizigo yo kugira ngo witwarire abakiriya no kugira ngo ubone indonke muri rusange. Rero Gisagara Mubikira uyobora ikigo nderabuzima cya Save yatawe muri yombi. Umukira uyobora ikigo nderabuzima cya Save giherereye mu murenge wa Save ho mu karere ka Gisagara yatawe muri yombi azira gutwara sima muri ambulance. Sere Nyiraminani Belansira yatawe muri yombi nyuma y'amashusho atandukanye yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga igaragara imbangukiragutabara bivuga ko ariyo y'ibitaro bya Agakoma biherereye mu karere ka Gisagara uko nimaze kubabwira hejuru ipakirwamo imifuka ya sima. Minisitiri w'ubuzima Dr Nsanzimana Sabe nyuma y'aya mashusho yanditse ku rubuga rwe rwa X ko aya makuru y'iyi ambulance twayamenye kandi ababikoze bari guhanwa muri rusange. Amakuru avuga ko kandi sima yapikirwaga muri iyi mbangukiragutabara ari ya Sere Nyiraminani ikaba yari yo kubaka zimwe mu nyubako z'ivuriro ayoboye zari zisikeneye gusanwa. Usibye kandi kuba iriya ambulance yaratwawemo na sima, amakuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye nka bwiza.com ahamya ko hari ndetse n'abandi bashoferi bizi imodoka hirya no hino mu gihugu rimwe na rimwe bazitwaramo abagenzi basanzwe bakishyura amafaranga runaka. Minisitiri w'ubuzima yashimangiye ko kirazira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itagenwe. Ashimira kandi abaturage babonye ibi kandi iki gikorwa bakagatanga amakuru. Yunzemo kandi undi wese wabona ambulance ikoreshwa nabi yahamagara kuri 912 agatanga amakuru akaba yahanwa byihuse. Ababonye rero ibi bikorwa biba bagaragaje ko rwose arakasa mutwe, bagaragaje ko ibi bikorwa atari byiza. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza nawe utaha.